twinze mu ijoro ryatambutse, hari benshi bahuye n'ibikomeye, hari benshi baraye mu bitaro, hari benshi bashizemo umwuka, hari benshi batakiri bazima, hari benshi bumvise inkuru mbi, ariko tuguhaye icyubahiro ko twe turi bazima. Izina ryawe niryongere rishyirwe hejuru. Nyakubahwa nyagora ku ngoma, tugiye kumva ijambo ryawe. Turavuze ngo ntaba ari twebwe, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Nyemerera umwigisha n'umwigishwa bagabane, kandi twebwe twese dukomeze kungukira imbere yawe. Izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Icyo turogoye n'imbaraga mbi, izina ryawe za Satani, ko twamaze kumenya neza iyo dushengere cyangwa se iyo tuje imbere yawe, hari biza gusabura ubwenge bwacu, hari biza kutubuza umunezero, hari biza gutuma turibwa mu nda, hari biza gutuma imigongo ihaguruka, ariko dufashe miri mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe Mwami zongere zihaguruke, zikorere muri twebwe, tugubwe neza, kugira ngo twumve icyo dushaka iminsi ya none. Dusenze bikeya kuko ibikwiriye bikomeza kubiduhana n'abakwiringira. Ni mu izina ryawe ryera dusenga bakoze. Amen. Inteko tugera hano, numvaga byarangiye tutari bushike hano kuko twayobaguritse bikomeye. Dutereka sheri wacu ngo atuzane, dusanga nawe ntahazi, ariko turahagera. Twahamagaye abantu bafite nimero za Dorukasi, dusanga ni ba Sanibara. Turakubuza batubwira ngo kujya mu basore simazi. Ndavuga ariko niba Imana yabyemeye turahagera mu izina rya Yesu. Amen. Sinzi iminota bampaye, ariko ni umuntu ukunda kubahiriza gahunda. Niba umpaye 5 nk'iyamuze, ndayikoresha ukwiri cyangwa se ndasoza itaranaranga. 30. Ikatubanze turirimbe ikorasi kugira ngo tubwire abarira begurira. Ntabwo ariyo nateguye kwigisha cyangwa se kubwirizaho, cyane ko ntanabizi, ahubwo nicaye hariya nibwo yaje. Niba wowe uri kurira, hariho gutabara. Niba wowe uri kunyura mu bikomeye, hariho ibirenge byuzanye inkuru nziza. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Reka tubanze tuyitere, hanyuma nitumara kuyitera turaririmba umuririmbyi wa 21. Nyamuneka mugure ibitabo bitaracika kuko bigiye birafasha. Niba we bitagufasha uzacikare nta kibazo. Iyo ndirimbo irakiza, ariko reka tubanze dutere iyo korasi. Irabarira be kurira
amen. Reka turirimbe umuririmbyi. Nuza mu nzu y'Imana umva umwenda wambaye wo gutera umupesi. Ndabwira abari hari ntuzongere kuwambara. Twabyumvise? Muze nabi. Oya. Sawa. Najua nimeona hamtaki kusimama juu ya nguo unavaa. Si ndio? Ni Kiswahili. Amen. Amen. Siko mmeze rata? Yego. Mwenda no gutera ikibazo ukabona utaguruka nawe. Uje wambara utaratse ubona kusimbira Imana. Yego. Sibyo yene? Yego. Amen. Amen. Buri umuntu kirazira ko umuntu agera mu nzu y'Imana agataha byibuze adakomye n'amashyi. None se niba utakomye amashyi nuvuge ngo mwami Yesu, nuvuge ngo haleluya, nuvuge ngo ndanagushimye, waje gukora iki? Nikibazo. Reka turirimbe umuririmbyi hanyuma mvugeho ijambo gato cyane kuko ntabwo mbizi nanjye ndimo ndiga ni nka kwine wiga kurya, niyo mpamvu mvuga gake. Amen. Amen. Nimuze turebe imbere tegereze Amen. Amen. Uyu muririmbyi arongera yaramfasha muri iki gitondo. Amen. Amen. Aravuze ngo ntiducogore kugira ngo tugusenga. Haleluya. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Kandi atangira yavuze ngo nimuze turebe hehe Imbere. Harahandi se wo kureba. Amen. Amen. Ushobora kureba kuri jewe ugasanga natambitse ibirenge. Kavuga utuse nk'uyu nguyu gusari mu biki. Usarambwira gute ko nanjye angana hanyuze. Ugasanga biragize gute bigutanishije inzira. Amen. Amen. Ariko umuririmbyi aravuga ngo nta handi cyangwa se paso
password nta yindi ni muze turebe hehe imbere kandi gikomeye dutegereje gitondo. Hallelujah. Amen. Amen. Ababyumvise amen. Amen. Abantu barimo gusenga, abantu bari ku mavi, mureke twe kujarajara cyangwa se twe guteshuka, ahubwo dukore ya password dutegereze iki Igitondo. kandi turebe hehe Imbere. tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Utarebye imbere yawe ushobora gusanga uri imbere yawe gatoya akaguhutaza, ariko wimwita ahubwo vuga ngo ndagera hehe imbere. Duharanire kugera hehe Imbere. amen. 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 Kuko imbere aho imbere hari amasezerano niko umuririmbyi yavuze. Amen. Aravuga ngo duharanire kugera imbere, ngo kandi aho imbere ni mu gihugu cy'amasezerano. Aha ngaha imbere niho turi burya ya matunda dushaka. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Nta mpamvu zo kwikebagura nitureba imbere kandi impanda zikaba zivuze nitureba imbere turaza gusoroma. Imana ishimwe. Amen. Amen. Igitero nkunda kikavuga ngo kandi abantu benshi sindi buyivuge yose cyane ntibazi akantu kababaje, ntabwo bazi inzira y'ijuru. Simbizi niba kujya mu ijuru ari ukwambarira ibitenge nambaye, sinzi niba kujya mu ijuru ari ukwambara neza, sindabisobanukirwa. Ariko uyu muririmbyi aravuze ngo kandi abantu benshi ntabwo barasobanukirwa, ntabwo baramenya, ntabwo bari bagahagarara, ntabwo bari bakagera muri ya nzira cyangwa bamenye inzira n'iki niyihe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ariko arangije aravuga ngo ntibazi inzira y'ijuru, ngo babohewe mu maboko. Imana ishimwe. Amen. Kubera ko hari abantu babohewe mu maboko, nta wundi ninjye nawe turi bujye kugira gutya Kubabohoye. uyu mugabo yabwirije neza, arabaza ikibazo kibaza ngo ese wabwirije bangahe? Simbizi neza niba mwamubwije ukuri. Njyewe nasetse, ntuze kumbaza impamvu nasetse, kuko hari abamubwiye babiri, abamubwiye batatu, sijui. Ariko noneho nawe iyo kwasiyo nigaruke ikubaze ngo igihe wakijijwe, niba ari muri 2001, 2002, muri 1998, umaze kubwiriza bangahe bahagaze muri iyi nzira? Ku ijambo cyangwa umuririmbyi atubwiye ngo abenshi ntibazi iki inzira y'ijuru. Umaze kugezamo bangahe? Amen. Amen. Haleluya. Ngo benshi ntibazi inzira y'iki ngo kandi babohewe mu maboko y'iki ya wa mugome Satani. Uyu mwanzi wacu, kubera yuko nta muntu ugira umwanzi umwe ni Satani, ariko abantu benshi b'abarokore tumaze kwiyubakamo, mbariko mbivuga yuko uyu nguyu ari umwanzi wanjye, yuko uri umwanzi wanjye. Never, ntabwo ndi umwanzi wawe, ahubwo umwanzi ni Satani, kuko icyamuzanye ni ukwica no kurimbura. Amen. Haleluya. Ariko muze tubashake, niko umuririmbyi yavuze. Ni muze tubashake ngo kandi tubasangishe iki umukiza. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Amen. Abantu benshi njya mbabazwa n'ukuntu bavuga ngo ukahura n'umuntu ku cyumweru kwamaze se biti mupfuye gusenga byakinze biteze sha twafashijwe mana yanjye, twafashijwe byari sawa, reba n'ukuntu ishati yabaye, reba mbese nafashijwe. None se nirihe jambo basomye? Oya murimbaze, ariko njyewe nafashijwe. None se wafashijwe n'iki? Sha twasirimbye neza, twaririmbye neza, none se umuririmbyi baririmbye oya n'umumbaze, ariko gusa twafashijwe. Igisobanuro cy'ijuru muri make ntabwo ansubije ibyo mubajije. Nkanjye mbaye mwarimu namuha 0 ku 10. Shangazi aratura umwana hasi arimo arasinzira, sinzi niba ari kwerekwa cyangwa se ari uburibwe bwinshi. Ndi mu bantu bake bajya babwiriza abantu bagasinzira, kuko sinakwemerera gusinzira. Amen. Nimufashe umwana ariko akurikira adasinzira, kandi nibiba ngombwa turabanza tumusengere mbere yo kubwiriza. Amen. Ubutaha ningaruka kubwiriza aha uriya muntu akaza ameze kuriya nzamusohora, mbaye mwiseguyeho ndabimubwira. Amen. Sinimukabere inyuma mana yanjye mwize nk'abanyeshuri muri primaire. Amen. Haleluya. Tuvuge ngo amen.
twasomye yego niba wafashijwe uvuge ngo twaririmbye umuririmbyi uvuga wenda ntumbwire imibare cyangwa nimero ariko umbwire ngo twavuze ngo nimuze kureba imbere ako niko kazagufasha kugenda hehe muri uru rugendo amen kuko hari igihe tugiye kugera ugasanga iyi bibiliya ntayo igihari iyi ndirimbo ntayo igihari uzasigara utungwa n'ibiri hehe mu bwonko bwawe none niba ukivuga ngo dore nabize ibyuya natose nabyimye wafashijwe harafu niki cyagufashije ukabaza hari umupasiteri wanteye ubwoba naramubajije se pasita biteye byiza wasenze njye sinasenze nari ndwaye turaza kugusengera nta kibazo ni kare none se mwafashijwe byagenze bite mwamateraniro yagenze ati ni ukuri kwiye imana yavuze yururutse iravuga twafashijwe twasenze byagenze neza ndamubaza none se pasita ni irihe jambo babwirije uyu munsi ati ni ukuri kw'Imana ati iryo jambo ati gusa nyuma ahantu riri simbyibuka ariko twafashijwe ni none se ninde byibuze wihane akavuga ngo nemeye umwami n'umukiza ati woya tunawe ariko ati Imana yururutse ati twatambiye iravuga ati ubu ngubu nyiri Imana yavuze aya ndavuga none se kuba Imana yavuze icyo cyabafashije ese nimuhora muvugana nayo ati tuvugana nayo gute tutagiye mu cyumba numva nakandi kabazo mfashe ariko Imana niba yururutse ikavuga yego hari icyo yavuze hari power yamanutse ije kuvuga niba kuko ari Imana kuko muri iki gihe Imana ni nyinshi ariko niba Imana yavuze hari akantu yadomye yego ishobora kuvuga ngo yewe John we hindu yego yewe Abrahamu we neneho hari ibintu maze iminsi unkorera ariko noneho ndashaka wegera imbere ho gato haleluya hari power Imana yazanye ivugaho amen ntabwo Imana arinjejwa bivuge ngo wagitabo irabwira njyewe kuko ni njyewe uri kuzakora amen rero jya ufata icyo Imana yavuze aba ari cyo ugendana kuko hari igihe kigiye kugera abantu bagatungwa n'ayo basenze tukiyanze wahamagara Gisele ati ngwino usengera akakubwira ati oya umugabo nanjye arankeneye oya umwana yarwaye oya hari business gatoya ngiyemo oya hari ukuntu bimeze amen icyo gihe tukubita ivi hasi uvuge ngo mwami Yesu nanjye naje kuko wambwiye ko umwenda warahe watabutsemo kabiri nanjye ndaje rero noneho ninjye nawe yego shanga ndashaka ko ufata ibintu biri muri jyewe zananirana ukabihindura wamara kubihindura nkazahagarara mushima haleluya hari ibintu dushaka iyi minsi turi gusenga mureka twaka ibihano amen kuko uyu muririmbyi yaravuze ngo hari abantu benshi batazi ntabwo bazi inzira y'ijuru ni benshi pe twese turi mu rugendo ariko nubwo turi mu rugendo hari benshi bari muri twe bataramenya inzira y'umukiza amen ariko abo bantu nitwe dukwiye kugira gute kubabwira cyangwa se kubamenyera Imana ishimwe rero ufate cyangwa se ujya nko kuvuga ngo nanjye ngiye gushaka byibuze umwe amen Yesu yasize 99 aza gushaka imwe yagize umunsi uzagera imbere ya data azakubaza ngo wakoze iki amen rero mureke dukore neza kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukora neza azagira gute azemerwa reka tujye mu ijambo ry'Imana muririmbyi no kumutindaho cyane kuko siwe nateguye cyangwa se siwe ndibwirizeho turasoma urwandiko rwa Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo ni uwa 5 baza gusoma n'uwa 6 amanicaye amen twahageze dusome urwandiko rwandikiwe Pawulo cyangwa se urwandiko rwa Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 5 kadusome mu izina rya Yesu. Tito yaravuze ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikirete
gatanu. Icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye, kandi ngo ushire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Gatandatu. Ibyo bafite, ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. Amen. Ijambo rirakaze. Amen. Haleluya. Ibyo byo kuri gatandatu simbizi niba tubibashe kubisobanura. Ni ijambo ry'abantu bakuru. Amen. Katuvuge ngo amen. Amen. Iryo jambo ryonyine tugiye kuganira mu minota mikeya cyangwa se myinshi, Imana iri bushoboze. Amen. Narihaye ijambo cyangwa se umutwe ugira uti shaka ibyo umwami agushaka aba ari byo ukora. Yego. Shaka ibyo umwami agushakaho aba ari byo ukora, cyangwa se shaka ibyo umwami ashima ari byo ukora, kuko nidukora ibyacu tuzatabarwa. Amen. Ijambo riratubwiye ngo icyatumye ngusiga. Iri jambo ni Pawulo cyangwa se ni umukozi w'Imana wabwiraga ukiri mutoya amugurira iby'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Endukaye mama. Hapa ni kwa church sio. Endukaye. Haleluya. Amen. Pawulo rero arangije yaritegereje cyangwa se yararebye asanga Tito aracyari muto mu gakiza. Aravuga ati nintamuha impanuro ashobora kuzabivanga, ashobora kuzangiza, kandi sinshaka uwangiza, ahubwo ndashaka kugaragaza umusaruro nyakuri. Amen. Haleluya. Noneho arangije ngo biba ngombwa yuko amuhugurira iby'itorero. Natwe n'iryo torero turimo muri iyi minsi. Ngo arangije aramubwira ngo icyatumye ngusiga ikireti ni ukugira ngo utunganye ibisigaye bigize gute bidatunganye. Abakobwa muri iyi minsi barasabwa gutunganya ibintu Imana yabaye gutunganya, cyangwa se byasigaye bitagize gute bidatunganye. Abamama nabo nuko, n'abapapa nuko, n'abantu b'abasaza badukuriye nk'aba nabo barasabwa gutunganya ibyasigaye bidatunganye, kuko inyuma yawe cyangwa imbere cyangwa ku ruhande hari ibintu byinshi bitaratungana. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ni rigari kandi ni rinini. Icyatumye ngusiga, cyane cyane twebwe Imana itubwiye ibyo abantu baturutse iriya twumva ko ari abarokotse, kandi si byo. Ntabwo ari byo, kubera yuko umuntu wese w'umurokore muri iyi minsi ni umukandida wasigaye. Yego. Kuko hari abantu bamaze gupfa bakitwa ko bakiriho ariko mu mwuka barapfuye. Amen. Rero ntabwo ari abarokotse jenoside, never. Ni abantu Imana igifiteho umugambi mwiza. Haleluya. Ni abantu bagifitwe kubwirwa iby'Imana yavuze, kuko hari abantu benshi babyumva ariko ntibabishyire hehe mu bikorwa. Rero aba basigaye ni abantu bacyumva ijambo ry'Imana, ni abantu bagifite ubushake bwo gusenga, ni abantu bagishaka gushyira ivi hasi. Haleluya. Kuko aba twabyaye cyangwa se ingo dufite twabikuye mu kongera gushaka iby'Imana agira ashima cyangwa ashaka, twabikuye mu kubaha Imana. Rero hari ibindi Umwami ashaka twongera gutunganya kugira ngo twongere. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ntabwo ari abantu bahaze kongera igatora. Haleluya. Igatora. Rero ntabwo itoranya yabivuze, ahubwo irabanza ikiyerera ikareba ngo ese uriya ntabwo ifite, ese uriya yarakuze, ese uriya hari ukuntu ameze, igahita ivuga ngo none reba ndamutoranyije. Haleluya. Noneho Vestine nemeye ko akorera iki? Haleluya. Kubera ko aho yasigaye hari ibintu yatunganya. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen.
mutanyikiriza ndayitera kuko ndabibashije. Nshobora gutera haleluya nkanikiriza nkanaririmba kandi nkarusha mwese muri aho. Ibyo byo ndabishoboye sindasara. Amen. Rero abantu iri jambo ryavuze ntabwo ari abantu ngo nuko ngo tujya mu matorero gusenga. Ntabwo ari abantu bahora bitwaje Bible buri munsi. Si abantu bafite amabibiri yavuye hagera hari si abantu basengewe. Ahubwo ni abantu bagishaka kongera guca bugufi, kongera kwegera, kongera kugira aho bagera. Amen. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ati egera imbere gato. Umukozi w'Imana yari afite abantu benshi ayoboye, sindi bumuvuge twese turamuzi, ngo arangije ngo abaze Imana ngo Mana none ko ndeba turi benshi bimeze bite? Ese ibi bintu bundi ni wowe wabituzanye, none ese uradushyigikiye? Amen. Ijambo ryiza riraza, Imana iramubwira ngo humura, reka nze nguhe ikimenyetso. Fata abantu bawe bose uko bakabaye. Dorukasi we, manukana abantu bawe bose uko bakabaye, ubajyane aho ntibugire gute, aho ntibukwereke. Ngo kubera yuko bari mu ruvange, kubera ko bari bahuye ari benshi, warangiza aramubwira ngo bamanuke. Haleluya. Reka twongere tumanuke. Nitumara kumanuka turaza kubona ikimenyetso. Kuko abantu benshi turi kumwe ariko ntibariho ikimenyetso. Abantu benshi turagendana tukaririmba bikeme, tukakucinya umudiho bikeme, ariko ntibariho ikimenyetso. Ariko Imana iramubwira ngo reka bamanuke gatoya bakugera. Haleluya. Aramubwira ati abantu bari bunywesha amashyi bashyire kando, abandi nabo bari bunywesha umunwa bashyire kando, ngo nanjye ndaje nkwereke. Haleluya. Birangije nyine kuko yari yayumviye yayemereye ngo arabamanura. Bagiye banezera, bagiye bumva hari aho bagiye, ariko ngo bagere ngo irangije iratoranya irongera iratoranya. Haleluya. Birangije barabwira ngo aba banywesheje amashyi abone kapa nibo nagize gute niboneme. Haleluya. Wigira imbere hariya amasezerano, igira imbere hariya amasezerano yawe. Haleluya. Wigira imbere hariya amasezerano, igira imbere hariya amasezerano, igira imbere hariya amasezerano yawe. Imana ishimwe. Nubwo turi kugenda, nubwo abantu bazi ko itorero ritari ryagenda, ndakurahiye harimo abari kugenda. Twebwe dushobora kuba tukirya kawunga, tukarya ibiceri, tukarya ibiki, ariko hari abandi bari kurya umwuka wera biteguye kugira kugenda. Amen. Kuko itorero rya Kristo riracyari mu ibanga, ariko ntabwo ninjya kugenda nzagutuma. Nzagenda ngewe ngenyine, n'undi nawe azagenda kubwe. Rero ijambo riravuze ngo tungana. Niba uri mu rugendo, niba urimo kugenda, niba witeguye kugenda, nawe banza ugira ibintu ugira gute utunganya. Simbizi niba wowe ugitekereza ngo imyenda, ngo buriya ngo nagendana na baga, ngo buriya nabanza ngashopinga. Muri uru rugendo hari ibyo bitwaza. Amen. Haleluya. Ntabwo bapfa kugenda. Hari umuririmbyi wavuze ngo ko numva ntari buririmbe cyane kandi bikaba biri kuzara. Amen. Haleluya. Hari umuririmbyi wavuze ngo ariko ndamukunda we Mana yanjye we. Haleluya. Abantu bajya bakunda kuririmba niho ibintu byose bigenda bizira. Iyo uririmbye ibintu birahindura, iyo uririmbye abarwayi barakira. Dawidi ngo yajyaga acuranga gusa gato ngo yakubitamo rero indirimbo ibintu bikaba bitangaza. Amen. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye, reka mvuge mu magambo sindirimbe kugira ngo ntazakwica gahunda. Umuririmbyi yararirimbye ngo turimo kugenda, tugiye kugera bikagira gute bigasobanura. Reka mubwire imbere hagati bigiye wibivuga ariko ngewe nacecetse. Nibagenda bakagera ahantu hamwe muri twe bizasobanura. Amen. Twese dushyiremo ibitenge ni sawa, twese dutware Bibiliya ni sawa, ariko hari twe yeye kugeramo bigasobanura. Bakakubaza niba uri kuko
nibyo bitwaza. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bagira ikibaranga ngo niyo bageze mu gikombe cyitwa ba basanga bagisize amasozi ngo hanyuma wowe waza nyuma wagera ukumva utuntu turakugurumana turahaleluya. Haleluya. Kubera yuko bakubanjirije hari ibyo ntabwo bari bafite ubusa, ntabwo ari ingoma zirangira, ntabwo ari ya mirisho y'ingoma, ahubwo hari icyo bujuje muri bo. Haleluya. Amina. Haleluya. Abageze mu gikombe cyitwa baba bagihindura amasura. Haleluya. Ngo abo ngabo iyo bisobanukiwe ngo bagafashwa bakagubwa neza, ngo iyo bageze ahantu hakomeye ngo bakomeza n'abandi. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Reka rero mbabwire abantu bamenye uyu mugabo, abantu bamaze gusiga ikirere, hari ibintu batunganya. None ubu ndashaka nibariza abantu bari hano, sindi bugukoreho mubaze, ariko nawe ubwawe uze kwibaza, ese muri aba bantu basigaye Imana yishigarije hari ubwo nawe waba urimo? Ese waba waje mu gitondo hari agasiri byibuze wahawe ukavuga ngo ese hari ukuntu impuge yari imeze n'abayigiyeho hari uko babanje gutegura? Ese nawe muri abo bantu waba urimo ukabyara? Haleluya. Amen. Sinjye nigisha ntabajije. Amen. Ese muri abo bantu byibuze wifitiye confidence yuko nawe urimo? Ese wifitiye icyizere yuko nawe waba urimo? Amen. Haleluya. Rero aba bantu basigaye rata barababwiye ngo niba mwasigaye ngo mubanze mutungane. Yego mutungane ibyasigaye bitagize gute bidatungana. Uyu Paulo hari ibintu yari yarakoze ndamukunda, hari aho yageraga akakubwira ngo niba uri umupfakazi ngo nta kibazo ushobora gushaka, ariko nkanjye Paulo mugiriye inama wabyihore. Yavugaga nkawe, ariko tureke abandi bari kuvuga nkabo, twebwe noneho twirebe. Ese muri abo bantu rata ndimo? Nsenga buri wa gatatu, senga buri wa gatanu, senga buri wa kane. Ese muri abo ngabo basigaye ikireti rata? Erega ikireti ni ahantu h'umugisha, ntabwo ari ahantu hapfa kuvogerwa ngo hari ubutabazi hariya ngo reka niruke mutone. Ariko ubwo butabazi ushobora kujya atari we bwagenewe. Ariko muri abo ngabo byibuze naba ndimo? Oh yes. Kuko umugeni wa Kristo arimo arezwa azagira, kandi ikibabaje agiye abantu batabizi, agiye abantu bagisengerwa, agiye abantu bagikora ubukwe, agiye abantu bakibyara, agiye abantu batakibyara barabuze urubyaro, agiye abantu nta sabune bafite yo kumesa. Oh yes. Ariko umuhanga yarayifashe isabune arimo arafuka. Amen. Haleluya. Umugeni arimo areza, arimo arakubura cyangwa se arimo aritunganya, kuko aba bantu basigaye ikireki. Njyewe iyo ntekereje mu bwenge bwanjye, kuko sindiga teoloji, numva hari ari abantu batoranyije namwe mbese bakabashyira nk'aha hantu bakababwira ngo buriya ahantu mwari muri hari icyatumaga mutavimbura. Noneho rero reka amatuza ahagutse, noneho mvugane kandi nimara kuvugana namwe muzashyira mu bikorwa. Amen. Amen. Mwiteguye kuba abo ngabo cyangwa turimo turagenda ikivunge twese turirukanse? Aho nitureba pasiteri, hari ukuntu abantu bajya bahura n'ikibazo agatangira akavuga ngo buriya rero imishinga ari iya pasiteri, oya rero ntigire kuko sinabivamo. Niba amafaranga y'ikibanza yabuze, reka ni ibya pasiteri, n'imishinga reka njye nanduruka. Uwo muntu ntabwo ari ikirere. Amen. Iyo uvuze ngo abantu ngo dufite gahunda ngo y'iminsi 3 ukabona umuntu aragize gutya aragiye, uwo muntu ntabwo ari ikirere. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo uvuze ngo hari umuntu urwaye ngo bimeze gutya ngo kandi ngo ni isabune ngo n'icyayi n'ibiki turi bujyane, ukabona umuntu yakuyemo akikare, ntabwo ari ikirere. Amen. Haleluya. Wavuga uti yemwe hari umuntu wo kujya gusura, hari ukuntu byamugendekeye bigenda gutya, noneho rero reka tugende turebe. Umuntu akakubwira ati rega uriya ntabwo murusha iki ubushobozi, ntabwo ari ikirere. Amen. Haleluya. Aba bantu bageze ikireti ni abantu b'intorano. Sinzi niba turi kubyo
kubyumva kimwe. Ni abantu batoranyijwe rata muzehe, ni abantu bamaze kugera ahantu bagera, kuko usanga bafite inyenyeri igize bamurikiye. Niyo bageze mu gicukurata cy'ubwira kabiri, ako kanyenyeri kaba kakigira gutya. Haleluya, haleluya. Ukajya kumva agahita avuga ati buriya nibutse ko nari ndi mu mazi, noneho singipfuye, reka njye gukora. Haleluya, yaguye aribuka ko hari icyo yavuganye nayo, akavuga ati komera, nanjye nagezemo, nongeye gukorera Imana. Ese uracyasanga kuyikorera cyangwa uri kugenda mu kigare? Ariko arangije arababwira ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende bagera kuri Yorodani, bambuka imari gusa. Amen, amen, haleluya. Ntabwo uburwayi bwatubuza gukorera Imana, mana uzaba buzongera ubeho. Hari ijambo rivuga ngo ubwoba nibushire kuko twamenye Umwana. Haleluya, haleluya. Iyo dufite Imana muri twe, ibyo byose birasina tugatinyuka. Ni iki? Kubanga tugeramo ariko tukavamo. Amen. Tuvuge ngo amen. Ibiranya birahari. Imana iri muri twe, ntabwo irasinzira. Imana iri muri twe, ni icyerere. Nta bwoba rero, nta bwoba, ni bushire. Amen, amina. Umuntu wasenze ugira ubwoba, ushobora gutinya ariko mu minota nk'ingaho ukagaruka kabisa, ariko Imana iracyari. Haleluya, amen. Dorukasi aterega yandukoye cya gihe, irongera irongera ndetse no muri Nairobi irongera, ariko n'ubu kuko yabikoze nanjye ngiye guhagarara gikorera shize amanga. Ijambo rikambwira ngo tuzaba abagabo nyabagabo ngo baguhamye ibya Kristo. Haleluya, ntabwo bisaba kwambara iyindi myenda, ahubwo ni ukwizera. Ese n'abagabo muri wowe, erega n'abagabo n'abagore ni abagabo, kuko nabo guhamya uwo mwami. Hari ibintu by'ibihamya waba ufite munenere. Haleluya, byibuze. Haleluya, turabifite birahari. Tujya mu cyumba tukavuga ngo bizatugira amadende mudutambagize. Ese nawe ibyo bintu uracyabyibuka? Bizadutambagiza umurwa bose babireba. Yesu, amen, amen. Uyu mwami ntatinya, ntakererwa, ntananirwa, atabaho rukomeye, araseruka. Haleluya, kandi yaje bose biramenyekana, abantu bose, kuko yageze kwa Mariya na Mariya atangira kuzana ibyabo. Mwerega buriya sinagiye no muri salo ngo ntabwo nari nzi kuri buze, ngo urumva amasahani niyogeje. Oya, njyana unyereka aho agize gute. Oya, yanutse njyana yo mwezayo ngo agereyo, yahise aza mu nzira. Haleluya, haleluya. Ntabwo akangwa n'ibyanditse, ntabwo akangwa no kudafite akazi, ntabwo akangwa nuko utarabyara. Oya, ntabwo akangwa nuko umukobwa atarashaka ageze muri mirongo. Kuko hari ibintu akora birenze ibyo ngibyo. Amen. Rero ushake ukuntu wagera ikirere, biraza gukura. Ntabwo bikiba biri idorike, ahubwo byijyanamo. Amen, amen, haleluya, amen. Imana ishimwe, amen. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugabo. Nako ndi kubasoreza. Amen, amen, haleluya, amen. Abagabo batariho umugabo, bo ni abantu batagira intege. Mureba akana kakivuka, ntamenye kaba gafite. Nubwo wowe wakibwira ko hari ukuntu amazuru yari bumere, hari ukuntu umutwe wari buforume, ariko nta ntege agize abafite. Rero iri jambo ratubwiye ngo ni abagabo batariho iki. Abo bantu bari kireti ni abagabo batariho umugabo. Haleluya. Ubu ngubu tugiye guhaguruka turebe ko nta mugabo ufite. Amen, amen, haleluya, amen. Ntabwo ndi bujye muri biri jambo ryavuze, ahubwo twigarukire mu buzima bugeze gusa. Haleluya. Ngo ni abagabo yaragiye atoranya abagabo batariho iki umugabo. Ese iyo urebye ukireba mu mibereho yawe, mu migendere yawe, mu misengere yawe rata, mu kujya gushaka abagusengera hari ukuntu, none se uwo mugabo utariho umugabo ikibazo. Ese twakujyana rangata batubwira ko nta mugabo uriho.
simbizi. Amen. Amen. Ariko ijambo rirambwiye hano inyuma ngo ni abagabo batari umugayo habe namba bivuze iki? Bazawe ubwa kabiri, babyarwa n'umwuka wera, binjira mu gusenga, hari ibihamya bafite, baracyahamya Kristo muri bo. Haleluya. Nawe uri muri abo ngabo cyangwa se urashakisha? Hari abantu ubundi baba bashakisha ukavuga uti dutere haleluya, 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 mbese ukumva ni ukumukurura ukashaka kumugeza ahantu, kandi mu gihe atarayisobanukirwa, ataraba umugabo utariho umugabo, acana naye, komeza imbere. Amen. Amen. Aha hantu rero Aho ngaho. hagiye kujya abantu bazi icyo bazi gukora, abantu batazi icyo bazi gukora cyangwa baje gukora, abo barasigara. Ni ba bantu uzajya wumva bafite iminengo, banenze guhera ku wa mbere bagejeje ku cyumweru, abo ngabo mugiye kubabona, kuko hari abantu Imana igiye kubasukamo batariho umugano. Ni abantu bari kireti, abo ni Imana igiye kuza ibashyire muri mwebwe. Ariko se wowe twasanze nawe uri umugabo cyangwa se uracyafite Imana ikorana n'abafite imbaraga, Imana ikorana n'abafite ubushake, ntabwo ipfa kugenda ku muntu udashoboye ngo umuti. None se mbabazi, umuntu udashoboye yamubwira ngo ufate imfura yawe ngo ugende ushyire ku gicaniro wice ijosi uyintambire, bibaho. Hari umuntu waba udashoboye, Imana ikamubwira ngo noneho rero uyu mwana ndamukwatse ngiye kumushyira mu rusengero ariho yibera. Atari abantu bamaramaje, bibaho, ntibishoboka. Ariko icyo Imana dushaka, tubanze tumara tuba abagabo batariho umugayo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari igihe nyine ibihamya biza ikaguterura ikaguta hano, ariko atari uko ushoboye. Ariko none ndashaka ko wongera nawe ikagutereninga ugashobora. Haleluya. N'ibiharamagana. Amen. Amen. Kuko hano imbere aha muri yo hari ukuntu bigiye guhinduka. Hari ukuntu ikidendezi nikimara kwihinduriza abantu bazaba oya reka mbenese bivuge, agahita anyuraho akanyanyomba akajya baririza amakuru yo agatinya kwinjira. Rero ratamwe twibereye hamwe, mureke tuyise ni ukubanza umugabo utari iki umugayo, kuko nitumara gukusanya ibyo umwami ashaka turaza kuba abagabo batari iki. Noneho twajya twakora, twari turi gukina, twari turi gutera waraza, ariko none Imana irashaka ko dukora. Hakuna mchezo, dukore, irashaka ko dukora, kandi si abantu bakore, nitwe. Njye nkunda kuvuga ngo umuterankunga wa mbere w'Imana ni njye, kuko ninjya kureba abasiponsa bo hanze bazanenguha, telefoni zapfa mbabure, nimero zisibangane, ariko Yesu w'i Nazareti ntabwo ajya abura. Yaravuze ngo niba ushaka genda 3:3 Yeremiya unabaze gutabara. Nta kibazo gihari, wowe genda gusa ukomanga. Amen. Ariko abasiponsa turabagira mu kwezi kumwe akanyishyura inzu, ukunda umuceri ukabura nabimubwira agahita agenda na nimero akazibloka. Ariko Yesu wanjye ntajya ahinduka yo kabyara. niyo waba uri mu bukene bwa gute, niyo waba uri mu bintu biteye isoni gute, araza akagukuramo. Niyo mpamvu Umuririmbyi yavuze ngo yasanze mu mwanda uteye isoni ngo ankuramo. Haleluya. Hahirwa abo yakuye aho ngaho. Amen. Haleluya. Rero mureke tuba abagabo batari wiki, mu kazi dukora tuba abagabo batari wiki, umugayo, mu kuririmba ntitube iki umugayo, mu koza amasahane tuba iki inyangamugayo. Komeza wubike umutwe ku nzara, ndaza kugutumira mubaze. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Oya, niba rata musaza wanjye, niba rata witwariye moto, aho ugenda mu bagenzi utwara, uri umugabo utari wiki umugayo. Uranyumva? Niba njyewe ndi umukoraliste, ngende ndirimbe ngaruke mu nzira, ariko nkomeze n'umugabo utari wiki umugayo. Ko abantu benshi bariho umugayo mu nzu. Ijambo riratoshye mama. Abantu benshi bari gukorera ku mugayo, umuntu agasengera abantu ariho umugayo,
yarananiwe guhigura iby'Imana yamubwiye. Umuntu agasenga ariho umugayo, yarabanje ati umwana muri wese, ariko ari gusenga ngo Imana imuhe umugayo. Imana iri kunenga abantu bariho umugayo rata. Nimwe mutumye nza mbivuga cyane, nari nabikaze. Abantu bari kwifuza ngo ibahe akazi kandi ko babonye mbere bagasanganiye, baribye. Ariko iraguha kandi ko gukora iki? Uri umugabo uriho umugayo. Abantu bari guhanura bariho umugayo, barasize abagore muri hariya simabuze, ariko bakaza ngo Imana imbwiye gutya. Mwirinde abantu babakora ku mutwe, ndabibabwira kuko ibiganza byarangiye. Amin, haleluya. Umuntu wese ugusengera siko kirani, ariko mwirinde. Mu mutwe niho harimo ibintu byose, ashobora kugukora ku mutwe ntiwongere no kurota. Nibe nawe rata warose. Hari abantu bari gukora ku mutwe bigahita bizima. Niba nabwirizaga yankora najya kwishaganya bikananira. Abagabo batari umugayo barabuze. Muri aya matorero ya Nairobi ho byarapfuye. Simbizi ni ku isi hose, ariko reka turebe aho duhagaze. Amen. Muri ya nzu yanjye wani bedroom cyangwa se karumu, nizengurukeho ariko mvuge ngo byibuze ni umugabo utari wiki. Uzi ko abantu basigaye batinya gupfa kandi bibajyana gupfa aribyo barimo. Ikibazo gikomeye. None se guhera ku wa mbere hano mbesha umuntu ndagukunda nzengurutse hano ndagenda ndagukunda, kandi hari uwo mvuga ngo Imana izambikana impeta nawe. Ese uwo muntu ntari umugayo? None se azagenda gute? Abantu bari umugayo. Njyewe uri imbere yawe hari abantu maze kubona bari umugayo, agashaka umugabo hanze, hari boyfriend yari afite hano muri Kenya. Umugabo yamara kuririra yakujya bakajya gukora umugayo, yarangiza wa gatatu kazi narashatse ariko nabuze urubyaro, none wansengera. Niyo wagusengera nzakunda ari umugayo. Sereka abanza kugenda akagera hahandi Yesu akabanza agakuraho wapfuye, nibwo Imana izamugirira neza. Abantu benshi bitabyemera kubera umugayo. Abakobwa bakagenda bagakora ibyo bashaka, yarangiza kubesha ngo rega ndi mutaraga, kandi yarapfuye kera. Muri make yaranutse, yabuze uwamushyingura, ariko nawe akambara ivara n'agatimba gapfuka, akaza ati narangiza mu minsi mike rega nabuze urubyaro pasiteri, rega nsengera. Ntakamenye ko yagiye. Umuntu akica abantu mu itorero akabaroga akabamara, hagira uwiyumva ati munsengere nagushije ishyano. Ni ukubera wanyu. Imana irashaka ngo ibyo ukorera abandi nawe ubanza ubigere mu aburiza nawe uri urebe ko bisego. Tubanze dukore umugayo. Nkajya guhaha mfite 200, umutware yansigiye, nagerayo nkababesha ngo yampaye 100, nibamopa ibindi 100 rimwe nkaribika, simbizi ibyo ndi burikoresha, ariko nkayisha 100 nkagerekaho no kubesha. Icyo gihe mbaye umugabo w'umugayo. Ugana ni anasafiri kuko umukozi Imana yamubwiye ati umva, ese ka gasambu ni muze wawe tubwiye kwa gatatu uko mwakagurishije ni kwa kundi umugabo yatubwiye ati ni ukuri kwiye, ati niko kameze, ati humura do ibirenge bivuye gushyingura umutware wawe nawe biraje bivuye atari yabisoza ngo ageze ku musozo aba yikubisa. Reka tureke kubeshya kuko kubeshya ni basi uzigisha abantu ibyaha by'inyongabuzabugingo kuko nibyo bituma natanze 10 nakoreye 5, none rero ndaza gushaka 20 nyashyire muri amvelope, nanjye mbe mu gitabo cy'abatanze 10 kubera yuko ndakoreye. Kandi kera wabaye umugabo w'umugayo. Uwo ngubeshya ntacyo bitwaye, ariko hari utabeshya. Amen. Rero tureke umugayo. Abantu bari kirete nabazi icyo bazi gukora, abantu bari kirete nabaje gutunganya nk'uko ijambo rivuga, ibyasigaye
none se ko twirukankira amahanga barimo bambara ubusa ari abapasiteri, noneho nudakiranukira hariyo uzabishobora? Ako byashoboka, kuko hari urajyanayo abana warabatoje ikinyabupfura, bagera nk'ubwama mirazima mbe na boyfriend ufite imyaka 10 iyo ni myinshi, kandi muzane mu cyumba mukunyuze uko nawe ujyanye na papa hariya natwe tujye hari, ntabwo uzamukora n'umukubita polisi bakujyana kandi waramwibyara. None se nidudashobora gukiranukira ahangaha urumva rero bizakunda? Twaraje twambara nk'ibi bya mama Queen none tukaba tugejeje hano, ntabwo byakunda. Hari igihe ngize kwiharaza ijambo rivuga ngo, ariko n'umwuka yari yarimaye, rivuga ngo ugume uko wari urugero, wongere wibuke ko uko wahamagawe umuriro ari mwinshi, wongere wibuke ko ari ukwiriye kujya imbere y'Imana neza. We kumva ko gakiza kari mu iterambere, reka nanjye nkora ko mwitera. Gumana ka kandi wahamagawe ugifite. Amen. Twirinde kuba abagabo bariho iki? Yego? Amen. Ushobora kubyara umwana umwe ukamuhisha ko ari uwawe, wajya uhura n'umuntu ati reka da ndagasista ndagakobwa ntabwo nuko, ukiremera ubucocero kandi ukibagirwa hari ijisho ritajya rihishwa niyo wagira we. None wajya gusenga ngo ndashaka umugabo akakubwira ati reka da ntabwo byakunda, wariremeye ubucocero, waribeshye, uri umukobwa he, genda ubanze usubire ku gicaniro. Twirinde ko abagabo bari iki? Amen. Haleluya. Haleluya. Tube nk'uko twahamagawe, kuko aba bantu bari Kireti ijambo ryavuze ngo ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, ibyo twabisimbutse, bafite kwiringira mu mitima yabo, bafite kwizera mu mitima yabo. Tuvuge ngo amen. Amen. Abagabo bo guhamya iby'uyu mugabo ntabwo wamuhamya nawe ubwawe utari wagira guhamya, ntibishoboka. Mbese ni ibintu utajya gufuza, muzacunga ubigerageje abyishaka, iminsi biraba yaza. Ariko umuntu utarabyihanzemo niyo bamuhondahonda agapfa akarambarara, finally arahaguruka akabizuka. Ijambo ryaravuze ngo ningwa nzabyuza umwami ukomeye. Haleluya. Wananzi wanjye Wishima kuko ningwa nzabyuza n'umwami wanjye. Imana itugirire neza. Ndashoje, reka duhaguruke dusenge Imana. Niba utariho umugayo, Imana ikwagure mu byawe. Niba uri umugabo utariho umugayo, igwongerere promosiyo mu kazi. Niba uri umugabo utariho umugayo, yongere amavuta kuri wowe. Amina. Twe kugenda nk'uko abandi bagenda. Ari umuntu ugeze kumbwira mbere ngo impamvu ngira gutya, ngo abantu bandi hejuru ngo banyishurira inzu, ngo barangaburira, ngo rero mvuze ibi ngibi ngo ntabwo bangaburira. Ndamubwira nubwo nyine ntabwo uzi icyo waje gukora, komeza wikorera aho ngaho, uzakomeza udindire usigire. Amen. Rero mureke tuba abagabo batariho umugayo, abagabo nyabagabo batariho iki? Bwira mugenzi wawe ngo urinde kubaho umugayo, Imana izakugirira neza. Niba utariho umugayo uzaba uhamya Kristo, numara kumuhamya uzatinyuka, numara kumuhamya uzakomera ukomeze abandi. Imana ishimwe. Kadusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turakubase kuko uri nyakubahwa Imana. Twumvise ijambo ryawe, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ububasha, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora. Rero twemerere Mwami iri jambo rigere mu mitima yacu, iri jambo rigira ibyo rihindura, iri jambo rikiza indwara, iri jambo ritugire bashyashya, kuko ni ijambo ryahanuwe tutarabaho. Mwami Yesu, turinde kuba abagabo bari umugayo, kuko ntawagukorera ari umugayo. Izina ryawe nirihimbazwe. Tukwisabiye kuba abagabo b'abanyakuri, tukwisabiye kuba abagabo nyabagabo mu gihe gisa n'iki Kristo. Nawugirira neza
ijambo, ugira aho dukura, ugira aho tugeza, kugira ngo tugubwe neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina ryawe ryera dusenze twizera.